Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 17. Imana ihindura amazina ya Aburamu na Sarayi. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera amubwira ati, ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukunda Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyo kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana ishyiraho gukebwa ho ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, nawe uzakomeza isezerano ryanjye wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye. Kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba amaze imyaka 8 avutse azakebwa, bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe, waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro, bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha, kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Maze Aburahamu arubama, araseka, aribaza ati, mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse? Kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? Aburahamu abwira Imana ati, icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti, ahubwo Sara umugore wawe
niwe uzabyaraho umuhungu uzamwita Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi ibya Ishimayeli ndakumviye. Dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwiza cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka iva aho Aburahamu ari. Aburahamu ajyana Ishimayeli umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe, nawe yaguze ifeza ze. Umugabo wese wabo mu rugo rwe abakeba kuri uwo munsi uko Imana yari yamutegetse. Aburahamu yari amaze imyaka 99 avutse ubwo yakebwaga umunwa w'icyo yambariye. Ishimayeli umuhungu we yari amaze imyaka 13 ubwo yakebwaga. Ku munsi umwe Aburahamu akebanwa n'umuhungu w'Ishimayeli, n'abagabo bose bo mu rugo rwe, abaruvukiyemo n'abo yaguze n'abanyamahanga bakebanwa nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo Umwami kandi Umukiza wacu. Amen.